ubwana ubundi bubaza Kizimbabwe bubarizaho ntabwo buca heri ni ukugenda uyihetse gusa cyangwa uzi no kuyicuranga. Hari abasore njye mbona bagendana gitari batazi kuyicuranga. Wapi ninjye Bruce Melody wina ujya wumva reka nkumvishe kana gakora gitari karamucurangira wapi wapi uri kuri kamucurangiye ikinya wapi क्या मतलब इसका किसी और का गाना नहीं बजाना चाहिए. Umva nta cyubahiro kiba mu gucuranga indirimbo y'undi muntu. Ndagira ngo ukurikire amagambo y'uyu mwana bahanze mu nkuri cyaka kantu namwe nimwe mubwirwa. Umwana yese abwira nomba bikimucurangira ikinya. Umva nta cyubahiro kiba mu gucuranga indirimbo y'abandi bantu. Uko nugushishura ushishuye Melody turamuzi. None wari iki gucuranga indirimbo yawe wihimbiye uterwa ishema nayo apana kwirwa mushishura abantu babandi. Urabiza abasore binabirirwa bashishura buri munsi tukabumva tukabihorera. Bye ati nta cyubahiro kiba mu gushishura. Gucuranga ibyawe umenya ati niwe wivumburiye umuzigo. Witwa nde se? Nitwa Junu. We witwa nde? Nitwa Sinu. Ni kakane vuze ngo amaze imyaka 10 nategereje yarakabuze. Niwo kitwa Junu. Uyu we yitwa Sinu. Yafashe inzira yiruka. We yari imbobo. Ndetse aho yatahaga n'ahandi yiberaga mu giti nk'inyoni. Yiberaga mu kavumo. Umwana yitahira mu kavumo. Yari imbobo icyo gihe. Ajya ku muhanda akajya gucuranga. Ndetse ikikwereka ko abana barusha ubwenge ni mayibo birara mu giti ariko yibuka inzitiramibu. Ariko twe na leta twirwa tubabwira ngo mushake inzitiramibu wapi tukanazibaha wapi mukajya kuzirubisha. Umwana yaje mu giti atangira gutekereza curanga indirimbo yanjye ku giti cyanjye. Akibwa ko bakabwira ati nta cyubahiro nta kiba mu gucuranga indirimbo z'abandi muzishishura. Mwajujubije abantu mushishura abantu. Kana karaje gatangira gucuranga indirimbo yako ari nayo twumvishe kuri telefone umukobwa ari gucuranga. Umwana yabonaga amafaranga yirirwaga ibiraha ninjora akarya ibiraha. Nta muntu wagwa amafaranga ngarenze igiceri cy'icumi cya senkano uri gusabiriza. Kumbe kakana k'agakobwa nako kakundaga ibiraha kubi uyu munsi kazaga kurya ibiraha. Umva mereza ikiraha nto ryigira vuba. Ni iki mwana? Bisa nkaho hari umuntu utegereje oya ntawe mpereza. Uyavayo. Bite. Kureba Junu. Ni iki? Udukomo twawe turi he? Twavunitse ryari? Naguye hasi ejo ndi kwiruka naha turavunika. We nugira ikibazo ubutaje ugenda witonze. Yakirikira wa mwana we. Bahurira kubiraha. Gucurangira indirimbo none naraye ncuranze yanjye se. Uya nakererewe mama taza kuntu kuzayincurangira ubutaha. Sawa umwana yaragiye arayandika indirimbo kubera shere yamubwiye ati ntugashishure nibibi. Urashaka kwigira nk'abahungu bashishura. Kageze hewe ku mwana